dusenge. Data wa twese, Imana ikomeye kandi ikiranuka, ituye aheraho mu ijuru, izina ryo rihimbazwa. Amen. Turi imbere yawe uyu mwanya, tutari itsinda rirenze rishamaje, ariko itsinda ritoya ariko rifite gahunda, ryifuza kubona urimanukira ugatura muri ryo, aho twumva imitima yacu izagubwa neza ari uko tugufite. Niyo mpamvu twongeye kukwiyambaza muri uyu mwanya ngo dukorere ibikomeye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Ndamya ntashidikanya ko buri muntu wese wifuje kuza kuri Zoom ari ukugira ngo yumve icyamufashiriza umutima. Nyagasani uturinde kuhava uko twahagiye, ahubwo buri muntu wese ahakura ikidasanzwe binyuze mu ijambo ryawe, kandi rikomeze kutubera umwuzuro dushima izina ryawe. Amen. Niyo mpamvu tugusabye rero kugira ngo muri aka kanya tuyoboze umwuka wawe wera, tuyoboze imbaraga yawe idasanzwe mu izina rya Yesu. Amen. Nk'uko nari maze kubivuga rero, reka turebe ukuntu twaganira, kandi tuganire mu gihe twagennye kiri buze gukunda, kugira ngo byose birushaho kutubera byiza kandi muri gahunda nziza. Tugiye kureba amagambo ari buze kuba ashingiye mu gitabo cya Yeremiya, niho turi bwibande cyane, ariko icyo turi buze kuba turi gutindaho by'umwihariko, wenda baraza kucyumva neza, ni uko dukwiriye kwibaza ikibazo gikomeye kandi kivuga ngo mbese ni imyiteguro imeze gute dufite nk'abantu bahagararira Imana muri iki gihe. Iyo ukurikiranye amateka y'uko ibihe byagiye bibaho, n'uko abantu b'Imana bagiye bakorera Imana kandi mu bihe bisa naho bigoranye, dushobora kubihuza no muri iki gihe tukareba mbese imico yacu no gukunda Imana kwacu guhagaze ku ruhe rugero, ku buryo ki nyine dushobora kuba dufite icyizere ko turi kumwe n'Imana. Urebye muri Yeremiya igice cya 5, wenda tugahera nko ku murongo, reka nsome ku murongo wa 24, kadore ku murongo wa 23. Haranditse ngo, ariko ubwo bwoko bufite umutima winangiye w'ubugome, baragomye barigendera. Ariko ubwo bwoko bufite umutima winangiye w'ubugome, baragomye barigendera. Ntibarushya bibwira mu mitima yabo bati, reka twubahe Uwiteka Imana yacu, iduhe imvura y'umuhindo n'iy'itumba mu gihe cyayo, niyo idukomereza iminsi yashyiriweho igihe cyo gusarura. Ibicumuro byanyu nibyo byakuyeho ibyo bintu, kandi ibyaha byanyu nibyo byabimishije ibyiza. Aya ni amagambo yavuzwe na Yeremiya, ariko avuye mu kanwa k'Uwiteka, ahubwo Imana yagaragaza binyuze muri Yeremiya, ariko kuvuga uburyo ubwoko bwa Isirayeli bwari bumeze. Imvura y'umuhindo ndetse n'iy'itumba bayibuze, ariko bayibura nta yindi mpamvu, kubera ko bari baranze Uwiteka ndetse ntibagendane nawe, kandi ntibishimire ibyiza yari yarabateganirije ko bagomba kugeraho. Iyo tuvuze imvura y'itumba ndetse n'iy'umuhindo, tuzi yuko imvura y'umuhindo niyo ikwiriye kubanza ikabanza, yarangiza igatosa ubutaka, ubutaka bugahingwa, bwamara guhingwa bugaterwamo imbuto zamara guterwa, noneho imbuto iyo zimaze guterwamo muri ubwo butaka zigatangira kumera. Iyo zimaze gukomera muri ubwo butaka, haboneka imvura y'itumba noneho yo kugira ngo ije gukomeza ya myaka. Ibi ni mwuka wera mu buryo butandukanye. Uko urwo rugero tubasha kurubona mu guhinga bisanzwe, ko habanza imvura y'umuhindo itose ubutaka kugira ngo isuka nibujyamo bishoboke, noneho imyaka imbuto zigaterwa, igihe cyamara kugera imbuto zamara guterwa, igihe kikagera zamara no kumera zitangiye kuzamuka, imvura y'itumba igasukwa noneho ikamanuka igiye gukomeza bya bimera byamaze guterwa. Niko no mu bya mwuka bimeze. Tubona mwuka w'Imana ku nshuro ya mbere atwegera, yegera imitima yacu kugira ngo yihane kandi ibabarirwe, ariko hongera gutanga indi mbaraga ya mwuka wera yo kugira ngo noneho za mbuto ziri kugenda zimera mu muntu. Ubwo Abagalatiya igice cya 5 guhera ku murongo wa 19, imbuto za mwuka, ubugwaneza, kwihangana, amahoro, ibintu nk'ibyo ngibyo, urukundo, kwicisha bugufi, izo ni imbuto za mwuka wera. Rero iyo Imana izanye imvura y'umuhindo, aba ari ukugira ngo ifashe umuntu kwihana, ariko inamufashe kumukuza ku kigero runaka, noneho umwuka w'Imana akongera akagaragara mu mbaraga idasanzwe. Ariko iyo mvura y'itumba yo ntisukwa kubera izindi mpamvu runaka,
isukwa kubera uburyo umuntu ari kubanamo n'Imana. Bivuze ngo uburyo wowe uri kubanamo n'Imana nibyo bigena uburyo umwuka w'Imana ashobora kukuzira. Niba ari buze mu mvura y'umuhindo, niba ari buze mu imvura y'itumba, ibyo byombi bigenwa n'uko umuntu ari kubana n'Imana. Rero iyo uri kubana n'Imana gakeya, imvura y'umuhindo kugeraho gake, kwihana ukabona bisa naho bidashoboka. Kandi iyo wamaze kwihana ukaba utari gusenga ngo wige ibyanditswe byera ubane n'Imana cyane, imvura y'itumba kugeraho gake, bivuze ngo kwezwa cyangwa se kugenda ukura mu mico, nawe ugenda ubona bisa naho bidashoboka. Niyo mpamvu muri kubona yuko ubukristo dusa n'aho dufite muri iki gihe cya none busa n'aho ari ubukristo butajya mbere, kugeza ubwo abantu bashobora gutekereza yuko gukiranuka bidashoboka, kubera ko nyine uburyo bwo gusenga dusaba imbaraga mu mvura y'umuhindo no gusaba imbaraga mu mvura y'itumba nabyo byingingirwa gakeya. Ariko iyo aba twagiraga amahirwe yo kubana n'Imana buri munsi, abahungu n'abakobwa b'Imana bagaturiza imbere y'Imana, buri wese ari gusaba Imana ngo mfasha, unyigishe, nakora iki kugira ngo ubugingo bwanjye burusheho kugukiranukira. Ibi bintu nibyo bintu byakadukomeje, nibyo byagatumye imitima y'abantu ikorwaho, ndetse n'abo duhura nabo bagakorwaho kubera iyo mpamvu. None ni inyifato imeze gute abantu bo muri iki gihe bafite kandi ari abahagarariye Kristo muri iyi minsi? Yeremiya kimwe n'abandi bahanuzi bagiye bahura n'ibibazo bikomeye cyane mu ivugabutumwa ryabo, ariko impamvu ni uko imico yabo yaba ikurikije amahame y'Imana, ariko abari kubatega amatwi bakaba batiteguye kwakira ayo mahame y'Imana ngo abashe kugendera muri bo. Igihe cyose rero abantu bari kwamamaza inkuru y'agakiza bafite amahame akomeza kujya mbere, bifuza kugira ubutungane bwa Kristo, bazasa naho babangamiye bagenzi babo, cyangwa se bagenzi babo badakeneye ko kwihana, bazasa naho babangamiwe, bitume habaho kurwanywa, bitume habaho kutishimira abo bavugabutumwa. Ariko uyu munsi wa none ivugabutumwa ryanjye n'iryawe rishobora kuba ryishimiwe n'abantu bose kubera ko nta kibazo riteje. Ariko kuba ubukristo bwacu nta kibazo buteje si ikimenyetso cy'uko turi kumwe n'Imana, ahubwo buri wese akwiriye gusuzuma akamenya ngo mbese nk'umuvugizi wa Kristo muri iyi minsi mpagaze nte kandi nkwiriye gukora iki? Nashatse ko tuganira kuri Yeremiya cyane, tumurebe nk'icyitegererezo. Nimwiga ibya Yesu mu gitabo cy'ibifuzwe byose ndetse no muri Bibiliya, muzabona yuko imico ye, uko yagendaga n'uko yitwaraga, uko yavugaga, byahoraga ari ibishinja, haba kuri bene Yosefu babanaga mu rugo na Yesu, ukajya mu batambyi ndetse n'abigisha, ukabirinduka ukajya ku bafarisayo nyirizina, ku bantu babaga badashaka ibyo Yesu arimo kubabwira. Nshuti zanjye, niduhinduka tugasa na Kristo, ibyo ngibyo byari muri Kristo nibyo azadushyiramo, kandi ikimenyetso kizagaragara ni iki? Abo tuzahura nabo bakabyemera bazakizwa, ariko abatazabyemera bazabirwanya. Ariko iri vugabutumwa ryo gushyigikirwa n'abantu bose, iri vugabutumwa ryo kuba abantu bose batubwira ati ni ukuri wabwirije neza, ni ukuri rwose amagambo yawe twayumvise, ariko guhinduka kukabura, iryo vugabutumwa rikwiriye kwitabwaho kandi rikarebwa neza, kuko akenshi riba rifite ikibazo. Niba nta bari kuza kuri Yesu uko twabwirije, bivuze ngo natwe dushobora kuba tumuriho gatoya, dushobora kuba turi kumwegera mu buryo bukeya. Imvura y'umuhindo ishobora kuba yaraje, ariko ikaboneka mu gihe runaka ikongera igahagarara. Kandi imvura y'umuhindo idakomeje kugwa ngo wenda bya bimera byatewe, za mbuto zamaze gushyirwa mu butaka zitangire zikure, zirapfa. Niyo mpamvu imvura y'itumba rero nayo igihe cyayo kije kigasanga bwa butaka bwaramaze gushyirwamo za mbuto, ariko imvura y'umuhindo yarahagaze, igahagara igihe cyayo kitaragera cyo kugira ngo ibimera bibe byamaze kuva mu butaka. Imvura y'itumba nta kindi ikorera ibyo bimera usibye kubyangiriza, ndetse no kubyica ntibizapfe bivuye mu butaka. Bivuze iki? Nitudakomeza gukura mu buryo bwa mwuka ngo dusabe iyo mvura y'umuhindo ikomeze igwe mu bugingo bwacu, mu mitima yacu, imico yacu, kwihangana kwacu gukure, gukunda ibyanditswe byera gukure, gukunda gusenga nabyo bikure, ikizakurikira nuko iyi mvura y'itumba izasukirwa, ngo ntago abantu bazamenya ko bagenzi babo bayisukiwe. Icyo ni icya mbere. Kabiri, kandi ubunyacyaha bw'abo bantu buzarushaho kwiyongera aho kugira ngo bajye mbere. Kubera iyo mpamvu ni uko imvura y'umuhindo yabanje itakiriwe neza. Yeremiya rero, reka turebe amagambo ari mu gitabo cya Yeremiya uko yari ameze cyangwa se uko yari amerewe mbere y'uko tuvuga kuri tubanze tuvuge kuri Yeremiya igice cya 15 umurongo
umurongo wa 15 haranditse ngo Imana isezeranya Yeremiya kumurinda. Nimukurikirana ibi bice bibanza mwere nko ku gice cya 14 wenda simbabwire kujya hirya cyane, ariko niba ari abantu bafite Bibiliya wahera ku gice cya 14. Haranditse ngo Yeremiya ashinja abayuda ibyaha by'ubugome. Umurongo wa 14 naho hari titire ivuga ngo Yeremiya ashinja abahanuzi b'ibinyoma ibyaha. Igice cya 15 abayuda bahanurirwa ibyago. Ibi bintu byose ugiye no ku bice bibibanziriza usanga byose ari ibice bigenda bigaragaza uko abayuda bitwaraga nuko bari bameze kandi kwari kubangamiye gahunda y'Imana. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire yuko Yeremiya yari ariho mu gihe kigoranye cyane kandi cyamusabaga imbaraga, cyamusabaga gukorana ubutwari atitaye ku kuba ashobora kuba ashyigikiwe cyangwa se adashyigikiwe. Yeremiya rero yari ari gusabwa imbaraga mu buryo budasanzwe. Umurongo wa 15 Imana isezeranya Yeremiya kumurinda. Ayi, Uwiteka ni wowe ubizi, unyibuke kandi unsure, umporere abandenganya kubwo kwihangana kwawe ntunkureho. Umenye yuko nababajwe ngatukwa ku bwawe. Amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya, amaze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye, kuko nitiriwe izina ryawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Yeremiya atangira ari gutaka, ayi, Uwiteka ni ubizi. Twamaze gusobanukirwa yuko Uwiteka ari gusobanukira mu mitima y'abantu, kandi niwe ubuzi by'imitima y'abantu yibwira. Nujya mu gice cya 17 cya Yeremiya nimuzasanga ayo magambo guhera ku murongo byibura ari wa 7 kugeza ku murongo wa 10. Umutima w'umuntu ni Imana ishobora kuwumenya. Yeremiya yabivuga ngo rero ni wowe uzi ibyo nibwira, ni wowe uzi byose, unyibuke kandi unsure, umporere ku bw'abandenganya. Ese Yeremiya yari ari kuzira iki? Kubera ko yifatanya n'abasambanyi? Oya. Kubera ko yifatanya n'abajura se? Oya. Kubera ko se abayeho imibereho igayitse? Oya. Ahubwo ukuri yavugaga ntabwo kwari gukunzwe n'abantu, kandi ntabwo abantu bishimiraga ukuri yatangaga. Ni nabyo byamuteye kugerwaho n'amahano nk'aya ngaya yo kwanga urunuka n'abantu, kugeza ubwo nawe bimutakisha akavuga ati ndengera kandi unyibuke ku bandenganya. Ngo amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya, maze ambera umunezero n'ibyishimo byo mu mutima wanjye, kuko nitiriwe izina ryawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Nshuti zanjye, niba hari ikintu kijye kiryohera abantu bwa mbere ku nshuro ya mbere, ni ukugira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ni ukumva Yesu agutuyemo, ni ukumva Yesu yaratumye ibicinjamutima byose bigukurwaho, ni ukubona Yesu agufasha maze ukihuza n'abo mwagiranye ibibazo, ibyo mwagiranye ibibazo mukabikuraho byose, maze ukumva utekanye mu mutima. Niyo mpamvu Yohana yanditse ngo bakundwa turatinyuka n'imitima yacu itaducira imanza. Yeremiya rero ibi bihe yabigezemo, agatabo karaje aribwo butumwa bwiza, araburya, amaze kuburya ndetse buramuryohera, kuko muri we yumvaga nejejwe no kwakira Imana mu bugingo bwe. Erega Imana ni umwami w'ijuru n'isi. Kugira uyu mwami mu bugingo bwanjye n'ubwawe byari bikwiriye kutubera ibintu by'agaciro. Ariko se niki cyakurikiyeho nyuma y'icyo gihe? Kuko rero wamaze kwakira aya magambo adakwiriye kubaho imibereho yo kwiyumanganya no kutagaragaza ukuri kandi yaraguhawe, hari ikindi kintu cyakurikiyeho. Icyakurikiyeho dore ngiki: abantu batangiye kumurenganya ndetse no kumutesha agaciro, ku buryo ki atarakivuga ngo abantu bamwemere, kuko yari asigaye afatwa nk'umusazi. Nyamara ubukristo bwacu uyu munsi wa none ni ubukristo bukunzwe n'abantu bose muri rusange, ku buryo ukibona yuko iyo uvuze ibintu bikakirwa n'abantu benshi, nibwo umuntu abasha gutekereza yuko yatumwe n'Imana. Nyamara ni ukwishuka. Abemera amagambo y'ubugingo bagahinduka nibo babasha gukunda iryo jambo, ariko abatabyemeye babivamo rugica cyangwa se rugikubita. None tumeze dute abantu bahagarariye Kristo mu gihe nk'iki ngiki? Mbese umwanya uhagazemo niyo wagombye kuba uhagazemo? Kadukomeze twumve Yeremiya. Yeremiya arakomeza n'umurongo wa 17. 17 arandika ngo sinicaye mu iteraniro ry'abantu bishima bakanezerwa, ahubwo nicaye ukwanjye kubw'amagambo ahubwo nicaye ukwanjye. Sinicaye mu iteraniro ry'abantu bishima bakanezerwa, ahubwo nicaye ukwanjye kubw'amaboko yawe, kuko wanyujuje uburakari,
kuki mporana umubabaro, uruguma rwanjye rutavurika rukaba rwanze gukira? Mbese koko uzambera isoko ishukana, cyangwa nk'amazi akama? Mbega agahinda k'umuhanuzi! Mbega ngo Yeremiya arumva ahumaniwe, akumva ubugingo bwe bubuze icyerekezo. Mbega ukuntu yateshwaga agaciro n'abantu abari bakwiriye kumwubaha akari bamusuzugura, kugeza ubwo Yeremiya yavuze ngo mana, sinigeze nicara no mu iteraniro ry'abanezero. Ni abantu bangana iki bahagarariye Imana, ariko nyine bahora mu materaniro y'abanezerewe? Umva, uwo munezero uwucunge neza. Mbese iyo uri mu bantu, nkunda kwibaza iki kintu, nkakibaza n'abantu iyo ngize umugisha wo kuganira n'abantu. Iyo uri mu bantu, ubundi abantu bajya bamenya uwo uri we? Cyangwa ibiganiro byose uraganira, ibishoboka byose ukavuga, ndetse hari n'ubwo abantu bizihirwa bikarangira barenze umwanya bagombye guhagararamo, bikarangira babuze icyo bagombye kuba bafite, kandi aribo babyiteye. Nshuti zanjye, Yeremiya we ntabwo ayo mahirwe yayagize, kandi Yeremiya ahagarariye abantu bo muri iki gihe bitwa ko bahagarariye Imana. Niba rero utari gusana na Yeremiya ngo ugerageze kuvuga ukuri mu kuri kwako, ugerageze gucyaha ibyaha biri gukorwa ahantu hose, yaba ari mu itorero ndetse n'ahandi hantu hagukikije, mu nshuti zawe, mu bavandimwe bawe, ndetse no mu muryango wawe, byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ivugabutumwa ryawe ryaba ari kimango. Dukeneye imvura y'umuhindo, dukeneye imvura y'itumba, kandi ntabwo zishyikirwa rimwe. Habanza imvura y'umuhindo, hagakurikiraho imvura y'itumba. Imvura y'umuhindo iboneza umutima w'umuntu, ikawukuramo ibyaha, kandi ikagerageza gufasha umuntu mu kuboneza imico ndetse n'imigirire, imbuto zigakura. Imvura y'itumba ikaza noneho ije gukomeza bya bindi umuntu yamaze kwakira no gushyirwaho ikimenyetso nk'umwana w'Imana. Yeremiya byari byaramaze kumukorerwaho, niyo mpamvu ataragishoboye kwiyumanganya. Niyo mpamvu yageraga mu iteraniro yakumva abantu bavuga amandwe, kabwira ati ibi ntabwo byari bikwiriye, dore ibidukwiriye turi imbere y'Imana ni ibi, idukwiriye turi ahiherereye ni ibi, ibidukwiriye turi ahantu abantu batari kutubona, dore ni ibi ngibi. Ibyo byatumaga yangwa, ariko niyo ababaga bamwemeye bahari, nabo bashimaga Imana kuko bafite umuntu ushobora kubabwira ibikwiriye. Nuko aratubwira ngo sinicaye mu iteraniro ry'abantu bishima bakanezerwa, ahubwo nicaye ukwanjye. Abaza Uwiteka ngo kuki mporana umubabaro, uruguma rwanjye rutavurika rukaba rwaranze gukira? Mbese kuko uzambera isoko ishukana, cyangwa nk'amazi akama? Yeremiya yatekerezaga yuko hari igihe kizagera abantu bakamwakira neza. Yatekerezaga yuko hari igihe kizagera abantu bakumva ibyo ababwira. Yatekerezaga ko hari igihe kizagera noneho akaruhuka, hakaboneka abandi bantu bamufasha uwo murimo. Nyamara igihe yari arimo cyari icyo kuvuga nk'impanda, kandi akavuga nk'ikondera, kugira ngo aburire ubwoko bwo mu gihe cye ko iby'igihe cyabo cyari kigiye kurangira. Mbese ibyacu bite? Nitwe dukwiriye kuryama turi ku musozo w'amateka? Nitwe dukwiriye kuryama biri kugaragara yuko bitagitinze? Nitwe dukwiriye kuryama nta myaka ya gihanuzi dufite, turi mu nyongezo? Oya, ntabwo bikwiriye. Uwiteka, nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukire, kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa, ibe igihome gikingira abo bantu. Nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kandi kuko ndi kumwe nawe ngo ngukize kandi nkurokore, ni ko Uwiteka avuga. Nzakurokora nkuvane mu maboko y'abanyabyaha, kandi nzagukiza amaboko y'abateye ubwoba. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nshuti zanjye, ndagira mbabwire yuko Yeremiya yahawe uburinzi, abwirwa yuko azarindwa mu buryo bwose bushoboka. Yeremiya abwirwa yuko uburinzi bw'Imana buzamuzaho, yuko igiteye ubwoba cya nijoro kitazagira icyo kimutwara, kandi naguma bugufi bw'Imana n'abamwanga bazamugarukira. Reka mbabwire yuko nituramuka twunze ubumwe n'Imana, tukishimira kugendera mu kuboko kwayo, tukishimira kugendana nayo intambwe ku ntambwe, ntabwo dukwiriye kugira ubwoba. Ibyasezeraniye Yeremiya bigasezeranirwa n'abandi, natwe uyu munsi ni ibyacu, ndetse tubasha kubona amahirwe yo kubyakira mu buryo ubwo ari bwo bwose turamutse tubyemeye. Nimujya mu gice cya 45 cya Yeremiya, murahasanga amagambo avuga ngo Yeremiya ahanurira Baruki amahoro. Uyu Baruki yari umwanditsi
ariko niwe wafashaga Yeremiya kwandika. Iyo Yeremiya yabaga hari ibintu amaze kubwirwa n'Uwiteka, Baruki yamugendaga bugufi, akaba ari we umwandikira ibyo bintu yabaga amaze kuvuga. Kandi muzirikane ko Yeremiya ntabwo yari umuntu uciriritse, nubwo turi kumubona asekerana n'ibi bintu, yari yaravukiye mu bantu bakomeye mu bikomangoma by'ibwami, nk'uko tuzi ba Danieli na bagenzi be bari baravutse ahantu hakomeye. Na Yeremiya nuko byari bimeze, ariko agira umugisha wo kumenya Imana akiri mutoya, nk'uko tubisanga mu gice cya mbere cya Yeremiya. Amasezerano yahawe muri icyo gice cya mbere rero yayagendeyeho kugeza uyu mwanya turi kumubona ari gucirwaho iteka. Nimusoma ibyo bice muzabona bagenda bamushyira mu mbago cyangwa se muri gereza, bakamushyira mu makasho, ariko ibyo byose nta kindi yaziraga, kwabaga ari ukuvuga ukuri nk'uko ukuri yabaga yatumwe n'Imana. Mbese kuba ibyacu bisa naho bicwekereye, kandi koko ntidukwiriye kwikururira akarengane n'akaga. Ese turi kuvuga ukuri nk'uko kuri wenda kukaba kuri kwakirwa, akaba ariyo mpamvu dufite amahoro? Uyu Baruki rero wandikaga, wari umwanditsi wa Yeremiya, iby'Imana imweretse Baruki akabyandika, yigeze kumva arambiwe uyu murimo, yigeze kumva kuko nawe ibyo shebuja Yeremiya yahuraga nabyo nibyo Baruki nawe yahuraga nabyo. Igihe Yeremiya yabaga ari gutotezwa, Baruki ntabwo yabaga asigaye, nawe niko byagendaga. Kandi iyo Yeremiya yabaga amaze kubwirwa amagambo, Baruki niwe wajyaga kuyasomera Abayuda kugira ngo bayumve. Rimwe na rimwe hari igihe bamufataga igitabo yari afite Baruki bakakimwaka, bakagishwanyura cyangwa se bakagitwika. Mbega umurimo bari bari gukora ukuntu wari udasanzwe. Yeremiya ahanura Baruki amahoro. Ijambo ry'umuhanuzi Yeremiya ryabwiye Baruki mwene Neriya igihe yandikaga ayo magambo mu gitabo yandikishijwe na Yeremiya mu mwaka wa 4 wa Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda, ati: uku ni Uwiteka Imana ya Isirayeli ikubwira Baruki we, iti: waravuze uti, yewe mbonye ishyano, kuko Uwiteka yanyongereye agahinda ku mubabaro wanjye, ndembejwe no kuganya, simbona uko nduhuka. Mbega amagambo ateye ubwoba. Mbese ahari ko Baruki turi kumubona avuze nk'ibyo mugenzi we Yeremiya bafatanyaga umurimo hano bimeze. Yeremiya arabwira ati: Baruki we, dore amagambo y'Uwiteka kugezeho, waravuze uti, yewe mbonye ishyano, kuko Uwiteka yanyongereye agahinda. Twabonye amagambo Yeremiya yavuze. Ni iki gituma umubabaro wanjye udakurwaho, kandi n'inguma zanjye ntizomorwe? Kuko ntigeze nicara mu iteraniro ry'abanezerwa. None Baruki nawe turi kubona ari kwideklara, avuga yuko Uwiteka yamwongereye agahinda ndetse n'umubabaro. Kuko umubabaro wanjye ndembejwe no kuganya, simbona uko nduhuka. Ariko ikiruhuko ufite ni iki, inshuti zanjye? Ahari n'Uwiteka wakigushyizemo. None se ko mbona ikiruhuko kiza kikazana no gukora ibyaha, ubwo urumva Uwiteka ashobora gushyigikira ibi bintu? Ntabwo bishoboka rwose. Ntabwo Uwiteka ashobora gushyigikira abantu ko babaho imibereho yo gukiranirwa, kandi Imana yarashyizeho ukuri abantu bakwiriye kugenderamo. Bavandimwe, Baruki ari kuganya, ariko si uko yari ashaka kwivumburira umurimo, ahubwo twabonye Yeremiya nawe ari kuvuga ati: ayi Uwiteka. Hari naho Yeremiya yageze aravuga ngo: ayi Uwiteka waranshutse, nemera gushukwa, undusha amaboko, nicyo gituma unsinda. Ayo magambo nayo yavuzwe na Yeremiya. Kandi aravuga ngo: iyo ncecetse numva umuriro ugurumana mu bugingo bwanjye. Nkundi we niki kigucecekesheje? Mbese ahari aho waba warageze iyo wari ukwiriye kujya? Ndabizi neza ko abantu benshi turi kumwe kuri iyi Zoom, abenshi muracyari abasore, kimwe nuko nanjye numva izo mbaraga za gisore, numva nanjye nkiri umusore. Ariko ibyo turi gukora ku byerekeranye no kugarura Kristo imitima bigeze hehe? Mbese aho ntabwo twifatanya n'andi mahanga, ntabwo Uwiteka ari kutubura kandi adufite. Abantu benshi bari kwanga gusekwa, bari kwanga kuvuga ukuri ngo batiteranye n'abantu. Abantu benshi barasa naho ibyo bagomba gukora nabo ubwabo basa naho batabizi neza. Ariko ndagira mbabwire ngo ibintu dukwiriye kubizirikana, kandi tukamenya ko ukuri gukwiriye kwamamazwa nk'uko Uwiteka yabishatse. Reka turi amagambo ari mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze kuri paji 101, ni ku ngingo ivuga ngo ibyiringiro by'itorero.
inshuti zanjye dukwiriye kwitegura. Kristo ari bugufi kandi dukwiriye kwitegura dukora. Ubwo mperutse kwitegereza ahazengurutse ngo ndebe ko nabona abayoboke bicisha bugufi ba Yesu w'umugwaneza, ndebe ko mbona abayoboke bicisha bugufi ba Yesu w'umugwaneza kandi woroheje mu mitima. Intekerezo zanjye zarakoze cyane. Abantu benshi bavuga ko bategereje kugaruka kwa Yesu kwegereje, bagenda bisanisha n'iyi si kandi bashaka cyane gushimwa n'ababakikije kuruta uko bakwemerwa n'Imana. Ndi gusoma kuri paji y'101. Yeremiya twamubonye icyari kimwuzuye ni umubabaro gusa. Baruki wamufashaga kwandika ibyo yabaga yeretswe n'Imana turamubonye nawe ni agahinda gusa, arimo kurira. Nitujya kwitegereza ba Eliya bahoraga bahunga batewe n'abami bifuza kubica, urugero Ahabu. Wakwitegereza Elisa nawe yigeze kugendererwa kenshi, rimwe na rimwe amara umwanya yanga gukingurira ababaga baje bashaka kugira ngo bamuroheho ibitero. Ni abahanuzi benshi dushobora kwitegereza, ba Yesaya, impfu bagiye bapfa, bose byabaga bitewe n'uko bashaka kwidekarara, bashaka kugaragara uko Imana ibishaka kuruta uko bagaragara uko babyifuza. Inshuti zanjye, none hano bari kutubwira ngo igihe Ellen White yitegerezaga, yarajyanye mu iyerekwa ngo yitegereza bari bategereje kugaruka kwa Kristo, byamuteye gukoresha intekerezo ze cyane, kuko abantu benshi bavugaga yuko bategereje kugaruka kwa Kristo bisanishaga n'isi kandi bagashaka gukundwa n'abantu kuruta uko bakundwa n'Imana. Barakonje kandi bagendera mu mihango nk'amatorero ku izina, bamaze igihe gito nk'amatorero ku izina, bamaze igihe gito batandukanye nayo. Amagambo yabwiye itorero ry'i Lawodikiya agaragara neza ko bameze muri iki gihe. Ntabwo bakonje kandi ntibashyushye, ahubwo ni akazuyaze. Ni abatumvira inama y'umuhamya nyakuri kandi ukiranuka, ndetse bakagira umwete bakihana kandi bagahabwa izahabu yatunganijwe mu ruganda n'umwenda wera n'umuti wo gusiga ku maso. Niba adakora ibimeze bityo rero ikizakurikiraho ni iki? Ni uko azabaruka. Igihe cyarageze ubwo umubare munini w'abantu bigeze kwishima kandi bagatera hejuru kubw'umunezero batewe no kuza kwihuse k'Umukiza, bagiye kwifatanya n'amatorero ndetse n'ab'isi bajyaga babakwena kubw'uko bizeraga ko Yesu agiye kugaruka, ndetse bagakwiza hose ibinyoma by'amoko yose kugira ngo bibatere kwanga kandi byangize isura y'abo bantu. Hano bari kutubwira amateka igihe mu cya 844, igihe bari bategereje Kristo ntaze, abantu benshi bari barihuje n'ubwoko bw'Imana ngo bafatanye guhamagarira abantu kwitabira irarika ryari rigiye kubaho ryo kugaruka kwa Kristo. Igihe ibyo bari biteze bari babibuze, icyakurikiyeho nta kindi ni uko bitandukanije n'ubwoko bwari busigaye bushikamye, bajya kwangiriza isura yabo ndetse bakavuga ibidakwiriye. Mbega intambara abantu b'Imana bahuye nayo muri iki gihe, ubwo ibihumbi byinshi byasubiraga inyuma hagasigara itsinda ry'abantu 60. Muri iki gihe barakomeje hano ngo muri iki gihe iyo hagize umuntu wifuza Imana cyane, akaba afitiye inzara n'inyota ubutungane, maze Imana ikamuha kumva agezweho n'imbaraga mu mutima we, iyo bene uwo muntu ahaye Imana ikuzo kubwo kwisingiza, akenshi babizera gito bavuga ko bategereje kugaruka k'Umukiza, bamufata nk'aho yashutswe, maze bakamugerekaho ko yataye ubwenge kandi ko afite imyuka mibi. Ntabwo ari byo mu gihe cya Yeremiya gusa, bari kutubwira ko natwe muri iki gihe iyo abantu bagerageje kugira ububyutse, bikagaragara yuko hari ugukorwaho kwa Mwuka Wera kubonetse, umuntu agatangira gushakisha ubwiru bw'Imana no kumenya icyo Imana imuhamagarira kuba cyo, abantu baratangira bakavuga yuko uwo muntu yashutswe kandi yabaye umwaka ndetse yatandukiriye. Ngiyo impamvu abantu benshi batari kwemera gukorana na Mwuka Wera, kuko ntibashaka kugeza ubwo abandi bose basigara babatunga intoki. Nyamara
iyo tutari gukorera Kristo tuba turi gukorera Satani. Niba tutari gukura mu mico, imvura y'umuhindo ikaba yarahagaze gusukwa, imvura y'itumba ntituyitegereze. Niba kuvugira Imana muri iki gihe ngo uhamagarire abantu kwakira ibyako gakiza, kandi nawe ugashishikarira ibitari kugushishikaza muri iki gihe, zirikana yuko gutungana kwawe n'ubukristo bwawe buzagenda busubira inyuma, kandi ibyo wiringira nk'izahabu bizahinduka inkamba. Benshi muri abo bakristo ku izina bambara nk'ab'isi, ibi nabyo mubitekereze, bakavuga kandi bagakora nkabo, uretse ko ikintu kimwe gusa bashobora kumenyekaniraho ari ibyo biyitirira. Ngiki kibazo Imana ifite, kuko abantu badakonje kandi ntibabire, banze kuba abapagani burundu, banga no kuba abakristo burundu. None icyo bakoze, bavuga nk'ab'isi, vugo yawe imeze, bakagenda nk'ab'isi, bakitwara nk'ab'isi. Ibi ngibi nibyo bibaranga. Noneho ntibigarukire aho ngaho gusa, ahubwo uko babayeho, icyo batandukaniyeho gusa ni izina rya Kristo biyitirira. Nubwo bavuga ko bategereje Kristo, ntabwo ibiganiro byabo byerekeza ku by'ijuru, ahubwo byerekeza ku by'isi. Mbega uko abantu bavuga ko bategereje kandi bagatebutsa umunsi w'Imana, bakwiriye kuba bagira ibiganiro byera no kubaha Imana. Inshuti yanjye, ni ukuri reka mbabwire, nimukore uko mushoboye kose, mwongere mutekereze, buri wese kandi abitekereza bigira ibye. Uburyo uganirwa, uko witwara, ibyo uvuga, ibyo bintu byose bishobora kurangira bigushyize mu ruhande rw'umwijima. Dukwiriye kwitonda cyane, ndetse urugamba tukarurwana cyane, kugeza ubwo ubutungane bukomoka muri Yesu butuzamo. Ngo mbega ukuntu abantu bavuga ko bahagarariye Kristo kandi batebutsa kugaruka kwe, bari bakwiriye kwitonda mu byo bavuga. Mbega ukuntu gutebutsa umwami wabo Yesu Kristo byari bikwiriye kuba insanganyamatsiko yabo ya buri munsi, ndetse ya buri kiganiro. Imana itwiteho kandi iduhereze kuzirikana ibintu, kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneze nk'uko uwo aboneye. Ariko bigaragara ko abantu benshi bitwa abadivantiste bacukumbura cyane, bashaka uko barimbisha imibiri yabo no kugaragara neza mu maso y'ab'isi, kurusha uko bacukumbura biga mu ijambo ry'Imana, kugira ngo bamenye uko bakwemerwa nayo. Abantu benshi bashishikajwe no gucukumbura ngo bamenye uko bashobora kwitwara ku b'isi ngo base neza, ariko bashyize kure ibishobora gutuma basa neza mu buryo bw'ibyamwuka. Ese byagenda bite Yesu wuje urukundo we, icyitegererezo cyacu, yigaragaje muri abo bantu ndetse n'abigisha b'iyobokamana muri rusange nk'uko byari bimeze? Yigaragaza bwa mbere, yavukiye mu kiraro cy'inka. Nimumukurikire mu mibereho ye n'umurimo we. Yari umuntu w'umunyamubabaro wamenyereye intimba. Abo bakristo ku izina bakorwa n'ikimwaro, babonye umukiza w'umugwaneza kandi woroheje mu mutima, ndetse wambaraga ikanzu itaragiraga uruteranyirizo, kandi akaba atarafite n'aho kurambika umusaya. Imibereho ye izira inenge kandi irangwa no kwiyanga yabaciraho iteka. Imico ye yera no gukomera kwe byacecekesha ibiseko byabo by'ubupfapfa. Ikiganiro cye kirangwa no kuvugisha ukuri cyacecekesha ikiganiro cyabo cyuzuyemo iby'isi no kwifuza. Uko yavuga ukuri guhoraho kandi gukora ku mutima, byashyira ku mugaragaro imico yabo nyakuri, bityo bidatinze bakifuza kwikiza Yesu wuje urukundo, akaba n'icyitegererezo cy'ubugwaneza. Bamwe mu bantu ba mbere bagerageza kumutegera mu byo avuga, ndetse batera hejuru bati nabambwe. Umva, bari kutubaza ngo mbese Yesu aramutse yigaragaje mu bantu bitwa abakristo b'iki gihe byagenda gute? Imvugo ye, uko yambara n'uko yitwara ubwabyo byahinduka ikibazo ku bantu bamuteze amatwi, byahinduka ibishinjamutima kuri bo, kugeza ubwo nabo basohoza nk'ibyo abakurambere basohoje bavuga ngo nabambwe. Kandi abenshi bamutegesha amagambo kandi batekereza yuko bamukorera. Impamvu ni iyihe? Ni uko nta myiteguro ihagije abantu bafite yo kwegera uwo mukiza. Turi kwibaza ikibazo kibazanwa, mbese twebwe nk'abavugira Imana bo muri iki gihe, ibyacu bimeze gute?
Ah, kadukomeza kansoreze ku magambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye. Abwiye ko tutari buze gutinda. Intambara ikomeye turi kureba uko Yeremiya byagenze, uko muri iki gihe inyifato bafite, nuko uwo batekereza ko bakorera aramutse aje bamwihakana, ariko impamvu ni uko nta myiteguro baba bafite kugira ngo bamwakire, kandi imyiteguro iboneka binyuze mu gusenga. Hari amagambo nakunze William Miller yavuze mu myaka y'ubusaza bwe, ubwo nubwo ibyo bari bategereje bitaje, nubwo abantu bamukobaga kandi bakagira ibyo bavuga ku buzima bwe, bakavuga ko yashutse abantu bikagenda gute, ariko yavuze amagambo yankomeje, numva umutima wanjye nongeye gusaba Imana ngo impereze imbaraga nkomeze guhamya ukuri kwayo. Kuri paje intambara ikomeye ntoya, kuri paje 293 ku isubi ya nyuma, no kuri paje ya 294 niyo ngiye gusorezaho. Kuri iyo subi haranditse ngo imyumvire y'abari bakizera ko Imana ariyo yabayoboye mu byababayeho mu bihe byashize igaragazwa mu magambo William Miller yanditse agira ati, yaba byashoboka ko nongera gutangira ubuzima nabayeho mfite ibihamya nk'ibyo nari mfite cya gihe, ni ukuri mbaye indahemuka ku Mana ku bantu, nagombye gukora nk'uko nakoze. Muri make ntago yicuzaga ko ibyo yakoze atarakwiriye kubikora, yari guhamya ko ibyo yakoze byari inshingano ze kubikora, nubwo abantu benshi babyakiriye nabi, ariko yaragihagaze ku ijambo yari yaravuze. Arakomeza ngo, ndiringira ko nameshe imyenda yanjye nkaba ntabarwaho amaraso ya bagenzi banjye. Yari yarameshe imyenda ye, kandi nta maraso ya bagenzi be yabarwagaho, kuko yavuze ubutumwa nk'uko bwari buri, kandi abuvuga mu gihe gikwiriye nk'uko byari mu bushobozi bwanjye. Ndumva ntabarwaho icyaha cyose mu gucirwaho iteka kwabo. Uwo muntu w'Imana yarongeye arandika ati, nubwo inshuro ebyiri zose ntabonye ibyo nari ntegereje, ntabwo nigeze ntembagara ngo ncike intege. Amena rwose. Uko niringiye kugaruka kwa Kristo biracyankomereyemo nka mbere. Nyuma y'imyaka myinshi yo gutekereza nitonze, nakoze gusa ibyo nimvisemo ko ari inshingano cyane. Nyuma y'imyaka myinshi yo gutekereza nitonze, nakoze gusa ibyo nimvisemo ko ari inshingano yanjye ikomeye kandi ngomba gukora. Niba naribeshye, nabikoze kubw'urukundo rundimo, nkunda bagenzi banjye, ndetse no kubera inshingano mfite imbere y'Imana. Icyo nzi ni kimwe, sinigeze ngira icyo mbwiriza uretse ibyo nizeraga, kandi Imana yabanye nanjye. Ububasha bwayo bwigaragarije mu murimo nakoraga, kandi ibintu byinshi byiza byarakozwe. Uko abantu bose babibona, bigaragara ko abantu ibihumbi byinshi bakangukiye kwiga ibyanditswe babitewe n'ibibwiriza by'icyo gihe, kandi muri ubwo buryo kubwo kwizera no kwezwa mu maraso ya Kristo biyunze n'Imana. Sinigeze mparanira kuvugwa neza n'abibone, nta nubwo nigeze mpinda umushyitsi imbere y'amakuba natejwe n'ab'isi. Nawe yahuye n'ibigeragezo, ahura n'intambara z'abamurwanya, ariko byose ntibyigeze bituma atezuka. Ubu sinzigera mbasaba kundeba neza, kandi nta nubwo nzigera nkora ibirenze ibyo nsabwa kugira ngo nkangure urwango rwabo. Sinzigera mbasaba kurokora ubugingo bwanjye cyangwa ngo nanjye kubutanga, niba Imana mu kugira neza kwayo yemeye ko ariko bigenda. Mbega amagambo y'ubutwari Yeremiya yagaragaje. Icyo byagomba kumusaba cyose yari agihagaze ku ihame ryo kuvuga ngo, nzakomeza guhagararira Imana nk'uko nabyiyemeje, kandi sinzigera ngira ibintu nkorera kugira ngo abantu benshi banyemere, ahubwo byose nzabikora kubw'icyo Imana ishaka. Ndetse agerwa aravuga ngo, naho ubugingo bwanjye byansaba ko bugenda, mu gihe ari cyo kintu Imana ishimye, nzemera ngikore. Nk'umuvugabutumwa uhagarara Imana muri iyi minsi, nk'umuntu wamaze gusobanukirwa ukuri kandi ukwiriye kwemera ko kumugenderamo, ndetse nawe akakubwiriza abandi, uri gukora iki muri iki gihe? Reka mbasabire ku Mana kugira ngo umwuka n'imbaraga byaranze Yeremiya, umwuka n'imbaraga byaranze Baruki wamwandikiraga, umwuka n'imbaraga byaranze William Miller, umwuka n'imbaraga byaranze abantu benshi twashoboraga kwitegereza ariko tuzi bari muri Bibiliya. Reka uwo mwuka nawe twe utugereho,
maze ubuntu bw'Imana butwarire muri twe, maze gukiranuka kwa Kristo abe ariko kutwuzura, tubashe kubonera amahoro kuri we. Ibyo nabasabira nanjye mubisabire mu izina rya Yesu. Amen. 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 Reka dusenge. Urakoze Data wa twese, Imana itangaje kandi uri umwami w'abami. Tubonye yuko tutari kugenda neza nk'uko bikwiriye muri iki gihe. Abitwa abavugizi bawe baravuga nk'ab'isi, bakagenda nk'ab'isi, bakitwara nk'ab'isi, bakambara kandi bakirimbisha nk'ab'isi. Kandi ibi ngibi ntibishobora gutuma hagira imitima y'abantu yihana. Tubabarire aho twahemutse, aho twagenze nabi, Mwuka wawe wera yongere atugireho kandi atwigishe ukuri nk'uko kuri. Nidutsindwa nako tugatsindishirizwa nako, dushima izina ryawe. Amen. Ubwo twitanze tugatanga uyu mwanya ngo twige ijambo ryawe, reka nawe utwemerere witange, wongere ube igitambo kuri twe, winjire mu bugingo bwacu kandi twuzuze ibyiza bikomoka kuri wowe, mu izina rya Yesu. Amen. 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 Inyigisho yakoze cyane kandi Uwiteka ahimbazwe yuko yatubanye, iki cyigisho kikaba gisoje, kandi turanizera yuko